Kiramani akiri umusore yakundanye n'umukobwa ari nawe mugore we kuri ubu ngubu, baza gukora amakosa yo gukubagana biza gutuma nyamukobwa abyarira iwabo. Ubwo ngubwo Kiramani ku myaka ye 22 gusa yatangiye gufata inshingano za kibyeyi. Umugore we yagerageje guhisha inda ariko biza kurangira iwabo babimenye, niko kumwirukana ngo asanga uwamuteye inda, ugasanga Kiramani nawe utari ufite uko yifite. Babayeho mu buzima bwoye ku buryo bakodeshaga, ariko nabyo kwishura ubukode akaba ari ingorabahizi rwose, ku buryo byaje gutuma Kiramani yiyemeza gufata umwanzuro wo kohereza uwo mukobwa cyangwa se umugore we muri Uganda, aho mama we nyine yabaga, ndavuga mama wa Kiramani. Kiramani yakomeje guhiga ubuzima, ariko nyuma aza guhura n'indi mbogamizi kubera ko ngo burya yariwe n'ikijyabarezi amafaranga